nta n'umwe wavukanye ikibazo nk'iki, we yakivukanye we wenyine. Nicholas ni umunyamerika w'umunya-Australia, kubera ko ababyeyi be bari abimukira bavuye muri Amerika baza muri Australia, aba ariho bamubyarira. Nicholas yavutse nta maboko afite nta n'amaguru afite, ariko agomba kuza amaguru, hajeho urugingo rusa n'ikirenge ariko ruri hino rimwe. Ibi byaje gutuma abaganga bagerageza gukora operasiyo zose bashoboye ngo barebe ko urwo rugingo baruhindura nk'akaboko rukajya rukora akamaro nk'ako kuboko, ariko byaje kwanga. Ababyeyi ba Nicholas byabujije kumutahana ngo bagende bamwiteho. Nicholas yari umwana ushimisha ababyeyi, ndetse kubera ko yari afite umurava ndetse n'umuhate, ntibyatinze igihe cyo gutangira ishuri cyarageze, ababyeyi bamujyana ku ishuri. Nicholas yagiye afata amasomo, atangira kwiga nk'abandi bana. Ariko Nicholas amaze kugira imyaka 10 nibwo yatangiye kubona ko hari ibyo abandi bana bakora we adakora, kubera ko adafite amaboko kandi adafite n'amaguru. Abana bangana mu myaka 10 babaga bakina basket, abandi bagenda kuri skate, abandi banyonga igare, bakora mu siporo atandukanye. Nicholas yatangiye kubona yuko ashobora kuba ari umutwaro ku babyeyi be, agerageza kwiyahura. Yagiye mu bwogero, agerageza kujya muri bathtub cyangwa se igikoresho cyagenewe kogerwamo, yibiramo hasi ngo arebe ko yapfa. Ise yamubaza akagerageza kumwumvisha ukuntu arimo araruhukira mu mazi, ariko ntibyamuhiriye, ubuzima bwe bwarakomeje. Ku myaka 13 ye niho mu ishuri ryabo aho bigaga umuntu umwe yaje kubasura, abaganiriza neza ukuntu umuntu ashobora kwiteza imbere nta kintu na kimwe agendeyeho. Biza gutuma Nicholas afata umwanzuro wo kutongera kwiheba, aho ugatangira kumva ko ibintu byose bishoboka kandi byose ko yabigeraho. Ku myaka 21 Nicholas yaje gusoza amasomo ye muri kaminuza yitwa Griffith University. Kandi Nicholas yaje gusobanukirwa neza yuko ibintu byose bibaho ku muntu biba mu mugambi w'Imana. Arangizanya impamyabumenyi ya kaminuza mu bucuruzi, ibaruramari ndetse n'icungamutungo. Nicholas mu myaka 17 nibwo yatangiye kumenyekana nk'umuntu uzi kuvuga imbwirwaruhame zishobora guhindura umuntu ubuzima. Ubwo yarimo arabwira abasore b'inshuti ze biganaga muri segonderi, umwarimu umwe wabigishaga yarahanyuze, yumva amagambo ari kuvuga yumva arakomeye, amusaba ko yayabwira ikigo cyose cyateranye. Ubwo kuko Nicholas yatangiye kugenda abwira abantu bose amagambo yabahindurira ubuzima. I stand before you without arms and legs, but a very strong man because of the bad days of my life. You know how it is. If you didn't go what you've gone through, you wouldn't be who you are today. And I'm not belittling your pain, and don't worry, I've seen pain in my life, and I've seen not only in my life, but people's lives, and people say, well, at least I have no arms, no legs, and then what am I supposed to say? Well, at least I'm not an African orphan who's dying at 4 years old, and I met that person.
Nicholas yakomeje kwamamara azenguruka ahantu henshi hatandukanye abwira abantu imbwirwaruhame z'amagambo yahindura ubuzima ndetse yigisha n'iyobokamana rya gikristo. Nicholas yakomeje gukundwa cyane kubw'iyo mpano yari afite yo kubwira abantu amagambo yabahindurira ubuzima, ariko si yo mpano yonyine yari afite. Kuko yari afite n'impano mu bijyanye no gusiga amarangi, mu bijyanye no koga, aho yabashaga no koga mu nyanja wenyine, ibijyanye no gusimbuka mu ndege, mu mitaka, ndetse n'izindi mpano zitandukanye. Nicholas aratangaje. Muri uko kuzenguruka agenda avuga imbwirwaruhame zitandukanye, yaje guhura n'uwitwa Kano Miyahara. Uyu ni umukobwa yaje gukunda ndetse barakundana bidashyize kera, bakora n'ubukwe. Kugeza ubu bafitanye abana bane, abahungu 2 n'abakobwa 2. Niki Vujicic yamamaye cyane muri filime no yitwa Butterfly Circus mu mwaka wa 2010, aho muri Method Fest Independent Festival yaje guhabwa igihembo nk'umukinnyi witwaye neza muri iyo filime ndetse no muri uwo mwaka. Nicholas Vujicic nubwo nta ngingo afite, ariko afite ubushobozi bwo kwandika muri mudasobwa amagambo 50 mu munota umwe akoresheje igice kimwe afite kimeze nk'imwe. Nicholas kandi yabaye umwanditsi w'ibitabo bigiye bitandukanye, aho yanditse igitabo kimwe cyakunzwe cyane mu bitabo yagiye yandika akita Life Without Limit, ubuzima budafite umupaka, ubuzima budafite aho bugarukira. Nicholas yashinze porogaramu yigisha abanyeshuri gukora impinduka nziza ku buzima bwabo ndetse no muri sosiyete babayemo. Yashinze kandi aba n'umuyobozi CEO w'umuryango udaharanira inyungu awita Ministry Life Without Limits, umuryango w'ubuzima budafite ingingo. Hamwe n'ibitabo yagiye yandika, ubu buzima yavugaga budafite ingingo yaje kubuvuguruza akoresheje igitabo yanditse kivuye mu bitekerezo bye kivuga ngo ubuzima budafite iherezo cyangwa se umupaka. Ubuzima budafite rutangira. Mu mahame yagiye agenderaho harimo ihame rivuga ngo kwikunda, kurota byagutse, kutava ku bintu, ndetse ko ibyiringiro ari buri kimwe. Yavuze ko kugira intego ari cyo kintu cya mbere gishoboka umuntu ashobora kugenderaho akabasha kugera kure yashoboka. Intego, papa ufite amaboko n'amaguru, icya mbere urinde agaciro kawe n'akawe, icya kabiri intego y'ubuzima ni iyi, icya gatatu icyerekezo cyawe ni ikihe. Niba utashobora gusubiza ibibazo, ufite ubumuga burenze ubwanjye. Nitwa Mugisha Baptiste, nakoze kubana nanjye. Kora share, usangize inshuti zawe, kuri subscribe, ndetse twandikire no muri comment.